Ibihe byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. Twebwe slogan yacu ni iyi: twubake showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gushyirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bibera ku mbuga nkoranyambaga. Muribuka ko umuryango wa Buryohe ndetse n'uwitwa Djihad ku mbuga nkoranyambaga rugeretse cyane, abantu benshi bari gutukana. No mu minsi yashize twakoze ikiganiro ubwo witwa Djihad yanengaga uburyo basuraga Jackie iwe barangiza bakamutereka kuri kamera. Djihad avuga yuko kamera atari urushinge, atari muganga, atari ikina. Nabonye ako kantu karabaye kanini ku mbuga nkoranyambaga, abantu Djihad avuga ati ngewe sinacuruza umuntu urwaye cyangwa sinamutereka kuri kamera nshaka views, ariko urwo si urushinge sinamuganga. Byagiye biba binini ku mbuga nkoranyambaga, birasakazwa byahatari, ariko witwa Buryohe ntago nawe yaje kuri pfana kabisa, yaje kumukomozaho. Ariko izi ntambara za Buryohe, izi ntambara za Kasuku, izi ntambara za Djihad, aba bantu bafitanye amabifu kugira ngo ko baba bafite influence y'abantu benshi babakurikirana banabakunda. Ese izi kugutukana kwabo kuzashira ryari? Ese ni iki showbiz yacu igeneye gukora kugira ngo ibyo byose nyine bibe byiza, tubona abo bantu bameze neza bari gukorana nta kibazo bafitanye? Abantu benshi bakagenda bavuga ati ngo ntago tubizi, nuko abantu bazicarana hamwe bakaganira kuri ibyo bintu, bakumva uko bimeze, ibibazo byabo bakabikemura, hanyuma tukazareba ikijya mbere. Abandi bakavuga ati nuko nguko nyine showbiz ikorwa, nuko nguko showbiz igomba kuba imeze. Ese urumva hano Djihad yanenze Buryohe, Buryohe araje arasubiza, ndetse hari n'andi mabifu ya mbere bagiye aza mbere murayazi, twagiye tuyaganiraho cyane kuri YouTube channel yacu, biba binini cyane. Uwitwa Buryohe yasubije kubera ko Djihad yari amaze iminsi avuze ngo gusura umuntu ugiye kumutereka kuri kamera ni ngombwa, njye sinabaho gutyo nk'uburyarya kugira ngo tumusaruremo amafaranga. Ariko uwitwa Buryohe kabisa nawe yaje kuvuga ati Djihad turakwibikiye. Reka tubanze tubyumve muri buno buryo. Ni Djihad, hari undi se? Djihad wa wundi w'ifilimi. Ariko reka turakwibikiye wowe. Djihad, njyewe pe ndi umukristo, sinaza no kugutuka nka kuriya wirirwa utuka abantu, utagira umuntu wubaha, abantu bose ubandagaza, ubafata uko wiboneye. Ariko Jackie, bubabara ufite wihangane. Djihad wumvise ibintu yavuze? Narabyumvise. Byakiriye ute ko yabikuvuzeho natwe akabituvuga? Icyo namubwira cyangwa comment nyinshi twabonye muri comment muri ya video, inyinshi zaje zivuga gusenga. Sibyo Jackie? Niba ujye uzisoma, wafashe umwanya ukazisoma. Njye nzisoma. None niba uzisoma, cya kintu cyo gusenga wasanze abantu benshi bagihuriraho 99%, gira icyo ukitubwira. Nizere ko mwabyumve. uwo ngo ni uwitwa Buryohe ari kumwe n'umugore we ndetse na Jackie, banamubwira ati ikiganiro twaprodinze n'abantu benshi bakibonye bagiye bavuga ati senga Imana, ibindi byose bizikora. Muyoboka ko Jackie amaze igihe kinini arwaye, abantu benshi munamusure, munamusapotinge, munamufashe. Rero niyo mpamvu tuvuga ngo izi mbuga nkoranyambaga
uyu munsi aba ari wowe ejo akaba ngewe. So abantu benshi bagiye baciraho iteka uwitwa Jackie ngo uburaya buri kumugaruka, abandi bakavuga ibindi bikomeye, abandi muri comment bakamwihanganisha akamubwira ati senga Imana ugaragariza Imana ko uri kumwe nayo izagukiza rwose. Ni naho hatutumbye intambara ya Buryohe TV ndetse n'uwitwa Jihad kabisa, nabo wumva ku mbuga nkoranyambaga barimo barahatwika byatanje. Ese showbiz izubakika gutya cyangwa bizakenera ibindi? Ariko uyu muryango wa Buryohe TV na Jihad ubundi bapfa iki ku buryo uvuga ati njyewe ndakwibikiye uzambona, n'abandi ati bizagenda gutya? Ntabwo bikwiye na gato muri showbiz yacu nyarwanda cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. So twige tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi. So ni inkundura y'intambara y'uwitwa Jihad ndetse na Buryohe bameranye nabi ku mbuga nkoranyambaga. So muri comment duhure tuganire kuri bano bantu, twumve ibyabo bimeze bite. So mukore subscribe, munasharinge, turi kumwe. Ciao ciao.